Nurdin TV, ubumenyi ku isonga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ishimwe ikuzo nta wundi bikwiye uretse nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we uruta buri kimwe cyose. Allah subhanahu wa ta'ala we dusaba imbabazi ijoro n'amanywa kubw'ibikorwa byacu. Mu by'ukuri turasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangirangendo be, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cyiwe Qur'ani ntagatifu muri surati al-Baqara aya y'ijana na mirongo itanu na kabiri, Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati ngaho nimunyibuke munsingiza, nimunyibuke cyane munsingiza, adhkurukum nanjye nzabibuka nzabazirikana, kandi munshimire ntimuzamakane. Mu by'ukuri Abayisilamu uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane. Iyi ni aya ihambaye cyane buri Muyisilamu wese akwiye gutekerezaho, buri mwemeramana wese akwiye gushyira mu mutwe akayitekerezaho, kubera ko muri iki gihe usanga turi mu bigeragezo byinshi, turi mu bibazo byinshi, turi mu nzitane nyinshi. Kubera iki? Twirengagije, twibagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma yaho tumwirengagije nawe aratwirengagiza, kubera ko iyi aya Allah subhanahu wa ta'ala nongeye mu agira ati fadhkuruni fadhkuruni. Allah subhanahu wa ta'ala hano aradushimangira avuga ati ngaho nimunyibuke, nimunyibuke munsingiza, mujye munyibuka munsingize, mumuzeho munyibuke, yani muri gahunda zanyu za buri munsi munsingiza, apana kunyibagirwa. Nanjye nzabibuka, nanjye nzabazirikana muri gahunda zanyu za buri munsi, nzabazirikana mu byanyu byose muhoramo, nzabazirikana mu byo muhoramo byose ijoro n'amanywa. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza agira ati wala takfurun, kandi munshimire muramenye ntimuzamakane. Mushimire Allah subhanahu wa ta'ala, tumushimire ku ngabire yaduhaye, zaba ari ingabire z'ubuzima, zaba ari ingabire z'uko Allah subhanahu wa ta'ala aduhaye ingabire y'uko turi Abayisilamu. Reba miliyari zose z'abantu bose batuye ku isi, amamiliyari n'amamiliyari, ariko kuba Allah yaraguhisemo akaguha ingabire y'Ubuyisilamu, Allah subhanahu wa ta'ala wamushimira bingana gute kuri iyo ngabire yaguhaye Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tumushimire, yaba ari ingabire z'ubuzima, kuba uri muzima, ugenda uri muzima nta kibazo ufite, zaba ari ingabire z'amafunguro tubona ijoro n'amanywa. Mu by'ukuri Abayisilamu tujye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Zaba ari ingabire z'urubyaro, hari abandi batarabona urubyaro barubuze burundu, ariko ukaba warabonye urwo rubyaro, ushimira Allah subhanahu wa ta'ala, umusabe kuri izo ngabire yaguhaye, umusabe yuko yazigiriza umugisha kuri wowe. Kuko bavandimwe Abayisilamu, gushimira Allah subhanahu wa ta'ala birimo inyungu nyinshi cyane, kandi birimo ifayida nyinshi cyane kuri wa wundi ubizirikana. Kandi muramenye ntimuzigere muhakana ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko guhakana ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala ni igihombo, kandi ni ukorama guhambaye cyane. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala ku byerekeranye no kumwibuka no kumusingiza cyane, kurushaho kumwibuka tumusingiza, muri Qur'ani muri surati al-Ahzab aya ya 41, Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, ya ayyuhalladhina amanu, ati yemwe abemeye. Allahu akbar. Bavandimwe Islam, Allah subhanahu wa ta'ala araduhamagara impamagaro yubahitse, impamagaro nziza, impamagaro yuje icyubahiro kirenze ibindi byubahiro. Yemwe abemeye, Allah subhanahu wa ta'ala mwumva ikintu agiye kutubwira hano. Araduhamagara, umuntu avuze ati ya kanaka, umuntu ati yewe kanaka, buri gihe utega amatwi utegereze icyo agiye kukubwira. Noneho hano Allah subhanahu wa ta'ala niwe uduhamagaye, ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye, yemwe abemeye, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, yemwe abemeye nimusingize Allah, kandi murusheho kumusingiza kenshi cyane. Murumva bavandimwe b'Abayisilamu, Allah araduhamagara akatubwira ikintu gikomeye cyane, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, yemwe abemeye nimusingize Allah subhanahu wa ta'ala, mumusingize murusheho kumusingiza inshuro nyinshi cyane. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala 35, Allah aragira ati wadhakirina Allah kathiran wadhakiratin a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Ahzab aragira ati wadhakirina Allah kathira, uti Allah subhanahu wa ta'ala ati abagabo n'abagore basingiza Allah subhanahu wa ta'ala kenshi,
a'adda Allahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala yabateguriye, Allah subhanahu wa ta'ala yabateguriye kuzababarira ibyaha ndetse no kuzabaha igihembo gihambaye. Icyo gihembo nta kindi ni aljanna. Allahu akbar kabira. Waislamu, kubera iki tudasingiza Allah subhanahu wa ta'ala? Kubera iki dutakaza umwanya wacu mu bintu bidafite agaciro? Kubera iki umwanya wacu tuwutakaza mu bintu bidafite agaciro, bidafite umumaro, bitadufitiye akamaro n'aka na gatoya? Bavandimwe Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Ahzab muri Qur'an aragira ati, nongere nsubire ino aya, wadhakirina Allah kathira, ati abagabo n'abagore basingiza Allah kenshi, abagabo n'abagore basingiza Allah akenshi. Allah subhanahu wa ta'ala a'adda Allahu lahum maghfira, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala yabateguriye kuzababarira ibyaha byabo byose. Bande abagabo n'abagore bandi bagerageza guhoza gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala cyane, Allah subhanahu wa ta'ala yabateguriye kuzababarira ibyaha byabo, yabateganyije kuzababarira ibyaha byabo ndetse no kuzabaha igihembo, igihembo kiruta ibindi bihembo byose. Icyo gihembo nta kindi ni ijuru, ijuru ryuje ibyiza, ijuru ryuje iby'amaso yacu atarabona, ijuru ryuje iby'ubwenge bwacu butaratekereza na gatoya, ijuru ryuje iby'amatwi yacu atarumva, atanagira n'ubwo bushobozi bwo kubyumva. Bavandimwe Waislamu, kubera iki twitesha ibyiza nk'ibi ngibi kandi ari byiza Allah subhanahu wa ta'ala yaduteganyirije? Turebe imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Mu by'ukuri imvugo twese tuyitekerejeho, twese twakagiye duhozaho gusingiza Allah cyane kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko nibyo bidufitiye akamaro. Intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, Imana imuha amahoro n'imigisha, yaravuze iti, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, ati urugero rwa wa wundi usingiza nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, urugero rwa wa wundi uhozaho gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, urugero rwa wa wundi uhozaho gusingiza nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi la yadhkuru rabbahu, n'urugero rwa wa wundi udasingiza Allah subhanahu wa ta'ala, n'urugero rwa wa wundi wirengagiza akanga gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalu al-hayyi wal mayyit, intumwa y'Imana tubwira iti urugero rw'aba bantu bombi, urugero rwa wa wundi usingiza Allah subhanahu wa ta'ala na wa wundi wirengagiza ntasingize Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana mwumva ukuntu yageranyije bano bantu bombi, yageranyije yuko abo bantu bombi ari nk'urugero rw'umuntu muzima ndetse n'urugero rw'umuntu w'umupfu wapfuye warangiye, yani ni nk'urugero rw'ubuzima n'urupfu. Umuntu usingiza Allah subhanahu wa ta'ala, uyu nguyu ufite ubuzima, ufite ubuzima buzira umuze, kuko Allah subhanahu wa ta'ala uko twabonye muri aya yo hejuru, Allah subhanahu wa ta'ala aramuzirikana muri gahunda ze za buri munsi. Uyu muntu ntabwo ushobora kumubona yigunze, uyu muntu ntabwo ushobora kumubona yihebye, uyu muntu ntabwo ushobora kumubona yishwe n'ibibazo cyangwa se yahungabanye mu buzima bwiwe. Kubera iki? Allah subhanahu wa ta'ala amuba hafi, Allah subhanahu wa ta'ala amuba hafi muri gahunda ziwe za buri munsi ndetse n'ibibazo byiwe bya buri munsi. None urugero rw'uyu muntu udasingiza Allah subhanahu wa ta'ala, uyu nguyu ni nk'urugero rw'umuntu, ni nk'urugero rw'umupfu. Uyu nguyu ibaze Allah subhanahu wa ta'ala, muvandimwe, natakuba hafi ibibazo byawe, ninde uzagutabara? Allah subhanahu wa ta'ala natagukemura ibibazo byawe ngo abikorohereze, ninde uzabikorohereza? Allah subhanahu wa ta'ala, muvandimwe Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala natagutabarura mu bibazo ufite, mu bigeragezo ufite, mu ngorane ufite, ninde wundi uzagutabara mu ngorane ufite, muvandimwe Muislamu? Niyo mpamvu tugerageze tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala, turusheho kumusingiza, turusheho gukora ibadati nyinshi cyane, harimo kumusingiza, harimo gukora ibikorwa byinshi cyane n'ibindi byinshi cyane. Uyu munsi ni navuze ni twibukiranye ku cyerekeye no gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, tukiganireho kandi nubwo yaba ari aya imwe, nubwo zaba ari aya ebyiri, nubwo yaba ari hadisi imwe, tuyibukiranyeho, tuyishyire mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko nibyo bidufitiye akamaro kurenza ibyo tubamo byose bya buri munsi, ibyo twirukamo. Iyi si twirukamo tuzayisiga, muvandimwe w'Isilamu. Iyi si twirukamo ijoro n'amanywa, twirukanka ubuzima bwagize igihe tuzayisiga, tuzayisiga ntacyo n'iki tuzajyana. Ibyo tuzajyana ni ibi ngibi, ibi tuba turi kwibukiranya, ukibutswa ikintu ukagishyira mu bikorwa, ibi nibyo tuzajyana, bavandimwe b'Isilamu. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala dutere inkunga mu buzima bwacu bwa buri munsi, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala tubabarire aho twaba twateshutswe nk'abantu, atubabarire, tugirire impuhwe, kandi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri impuhwe nyir'imbabazi. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala azaduhurize muri jannatul firdausi twebwe n'abacu. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatworohereza ibituremereye, yuko yazanatworohereza mu mva zacu ndetse no ku munsi w'imperuka. Wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.